sha mushiki wanjye ngo yarapfuye koko apfa ntari amafaranga bari banyemereye ntari urupfuwe yandura umugo kuko yarekaga apfa nibura amaze kwirira ariya mafaranga sha bakunda ariko Sarutega ko ndeba ufunga amaraso noneho ugiye hera ndabona amahwayiti wayakozemo maze iminsi nirirwa ahangaha herega mubyeyi we mama iminsi maze nirirwa ahangaha ko ntabwo ahagije mbese ubu birakubangamiye kureba ko nanjye nigenza nawe urabona ko amatuza yari amaze kuza inzoga zari zimaze kugushaka inzoga se kwirirwa nk'ibikoma byawe ndabihaza kabisa susubiyemo kugira uko nigenza ariko nyine ndaza mu kanya ndabanje ntabwo ndi butinde ugiye se kandi gusa ubu urajyanye nkubwira ahantu hose ngiye ukada mbona uri kwitera ibirungo se ugiye ugende se ninjye utagira iyonge ariko mama reka nkubwire kariya gasaza ko mu cyaro mbona kikatishwa ahangaha karaje ese reka nkubaze ko dufite abantu batwara ibishingwe twishyura ibishingwe buri kwezi kaba kaje gukora icyanga buri gihe kandi numva amatelefone karondwe yabaye karondwe muri iyi nzu none se ubundi iriya ni imodoka itwara ibishingwe none se kaba kaje gukora icyano buri gihe yanjye ntabwo mbyumva ese ubu abantu bose bazajya baza hano uzajya bafuhira ariko gukeka wenda ko ari akantu ko mu cyaro hano nta nka tugira ngo dushaka umushumba nta ngurube tugira ngo dushaka umuntu uzajya kuzahira n'uzigaburira nta n'ihene yewe dufite biriya bikote kiba kiza kibunze ahangaha ubundi abaje gukora ikintu akantu uvuga ko mu cyaro nta kayo rwakivuvu wa undi utuzanira inkwi se rwakivuvu ngo ni karondwe utuzaniye inkwi se ngewe ampaye iki si ubwo ni karondwe urimo kuvuga nyarwanda ikuvuganye mbese ubundi abaje gukora icyano buri gihe niko ubundi ubugira ngo ndeke kuvugana n'abantu mama kuvugana n'abantu ni ibintu bibiri bitandukanye hari ukuvugana n'umuntu hakaba no kwisanzura ku muntu niba uvuga ngo kuvugana n'umuntu okay muvugane ibintu nyine aribyo ngibyo kukabona ahangaha akazi gakorwa bodaboda ahangaha mama simbishaka simbikeneye mujye ndetse nta no kuvugana na Karo ubundi Karo ariko wagire kubwira ntabwo bodaboda nyine nabiriya bikote bye byacikaguritse wagira ngo ni n'umupfumu noneho inka zanjye zishwe n'icyapa nta mazi nta ki rero sha uko babubaze sha abona ibintu rwose buno buzima ntazabushobora uriya mutindi ufite igikara urebera kure ukabona kirimo n'ubururu w'ivumbi ritumuka n'inda niwe ushaka kuzana ahangaha ibyo ntabwo mbikeneye habe na rimwe kandi sinanabikoze iyo ndebye ibyo bikote byiwe bimeze nk'iby'abapfumu n'amaso yose uko wagira ngo ni ay'uruvu kiriya gisaza rwose njye singishaka muri uru rugo ubu mbese njye ndeka kuvugana n'abantu usanga n'ubu ngubu uri kwisiga gutya kugira ngo ujye kureba uriya muhanda mama urambabaza iyo murebye bigutwarire reka nkubwire njye nsanze mu nzira muhagararanye nabatera n'amabuye kuko ngiye gukubona uhagararanye na Karuvumu ese nk'umuntu ukubonana na Karuvumu mu muhanda gabanya ubwirasi ugatekereza gabanya ubwirasi ufite mama hano ni mu rugo ntukajya uzana abantu b'abahanya nka bariya aza kwanduza iyi mbuga yari yakoropanga ziba zuzuye icyondo gusa musanze mu nzu nibwo wabibona jya ukizana ukicaze hano hanze niko iki kigabo gifite urukaro urebera kure ukabona kirimo n'ubururu icyo ushaka kuzana ahangaha ahubwo rutika mvuga ubwira ubwire n'ikindi mbwira iki se uhereye umunsi karangura mufate nka so arakubeshya nta muhanyi w'ibikote bitumuka inda n'ivumbi ngewe kambere ceceka ndakubwiye ngo guhera uyu munsi karungu mufate nka so urancecekesheje undutishije uriya mutindi w'umukene wo mu cyaro unguye mu rugo rwa data ushaka kurushyiramo iriya mbwa
nawe usiga ariko icyo nzagukorera nawe uzakibona. Genda haguruka niyicare n'ubundi nabindutse. ubuzima we noneho tugiye naho ngaho muri Gashyirabwoba abishwe buri muntu wese anyota bo nimba n'ikimvana muri ubu buzima bw'inaha muri Gashyirabwoba urabona ubukene ndimo bagishimira Imana rwose harya ngubu ya mudamu nakomeza kunkunda icyo nzi cyo nanjye sinzazuyaza ntabwo nzakomeza kumurambira nzahita nemera reka nze muhamagare numve rwose uko ameze niba yanze akinzirikana ku buryo umugambi akiwukomeje kuko aha nazahagwa karakara. David, Salam. ese biteze? Ni sawa. Ashako. Ko wabuze sira? Ntabwo shopping akana wakintu. Akawe muteze? Sha cyakoze. Ndagatwara shade ndabona karankwa gakonse. Asirabona nakore no nkweto ngewe. Safisha se wakina. Koza ni kazima. Ako agatone nje kureba. Ese ko nzindukiye ma. Nkuko usubira ari kuhagusanga ahubwo ko kari Imana ivuze ati ca mu no muhanda muri buhure. Naho uzindutse cyane. Se yureka kwazaki? Akarekare. Ntako namahoro. Ni ikibazo kiri seri ntago nayo kwihangana. Kiri seri. Kiri seri. Bagukubise se? So ubwo umuntu ugana gutya. Nyine kungana gutyo no kuba waguhoma ni iki? Guteka. Ubwo ukuntu ibintu bimeze. Hari ibintu nshaka nyine kumfasha. Tukaba twabica, sibyo? Nshaka ngufasha. Ona data uramuzi, sibyo? Ndamuzi papa. Ikintu nshaka cyane nuko umfasha tugacuma umubano hagati ya data na mama wawe. David, niye mpamvu iri gutuma usaba ibintu bidashoboka cyangwa bitumvikana? Oya, ahubwo ni kimwe mu bintu byumvikana ubwo bakwiye kubura ko. Tanya mama na papa wawe. Nyine ubwo bufasha bwawe. Nyine impamvu niyi. Rutika. Impamvu irahari yumvikana. Je sinshaka kubona data azana undi mugore mu kiryamo cya mama. Ariko nawe ibintu bikugora ni byinshi. Oya sukungura ko byaba ari ibintu bibabaje. Ibyo bintu simbishaka ahubwo wewe mbwira ati uranse biki kugira ngo basi ufashe. Wereka nkubwire. Urumva ibintu uri kunsaba ni inyungu zawe. Nge nzungukira. Zungukira he? Urumva ko ibintu byose ni uri gukurura wishyira. Nge ariko nta nyungu nimwe ndikumva ku giti cyanjye. Rutika, nge nakora buri kimwe cyose. N'amafaranga nge nashyiraho. Bakubirana nge sinshaka kubira. Okay. Niba nanjye hazamo inyungu zanjye, rero turayikora. Ahubwo mbwira urancangaye. David, kizemo yuko uri n'inshuti yanjye. Ubwo wenda reka mvuga ko nzangushyiramo n'imiyaga. Inote ya 70. Inote ya 70 ukayinzunga nkagukorera akazi. Rutika. Ngiye 70 ndayaguha. Ariko ibintu tusezeranye byose bikagenda biri ku murongo ku buryo uwo mubano wawe uhita uwuca bikarangira. Umbwiza ukuri. Bura rero ariko ntabwo ari kuvuga ngo umubano ukawuca bikarangira. Ahubwo wowe wari kuvuga ariko wampaye avance. Wowe nabundi bwo akazi kirimo amafaranga akazi ngatangiye none butari bwa n'amasaha atari yanjyana. Avance niyo ushaka. Sazamura amafaranga ntangira akazi hakiri kare. Avance ndayeguha. Hasha David we. Baje gavuga ngo abagabo mbwa babaho kagira ngo koko barabeshya. Kimwe cya 90 ari cyo mpaye amagambo kivugiyeho kuntu yanganaga. Reka nkubwira rero. So mpaye gasopo ku mafaranga yawe. Reka nanjye noneho ngiye nguhereza ikitonderwa mu kazi kanjye. Akazi kanjye uburyo gateye. Turi kuwa 5. Ejo kuwa 6 saa 9. Nizigera ntarabona amafaranga yuzuye. Yose yuzuye. Ubu busurira bwawe mpaye. Uzahita ubuhomba ubukara baretse nkubwire wowe. Utaza kuvuga ngo rutikanga ngo ni ibiki. Nge nanjye nta mikino mfite mu kazi. Ngiye gukora akazi nkuko binsabye kandi mbikore neza. Gusa ejo saa 9 nizigera ntarabona amafaranga yuzuye. Akazi kawe ngo uzahebe nkebe n'ubu busurira bwawe mpaye. Akoze Rutika, waranyibagiwe. Amafaranga kuri ngewe.
ariko rwose amafaranga ni nk'inda ku mutindi. Iki ni ikintu nateguye ndicanye pange amafaranga yacyo. Iki kibazo cy'amafaranga gute? Izo nda rero zimeneho nyine ngiye nkora. Ngenda zikumenaho. Ko ntago wakora. Ariko uretse mbubike sha. Nazi kumenaho ntagira rutikanga. Ku mafaranga yanjye nta mikino igizamo. Hako niba akazi ngiye gukora ni inkweto nshyashya wakintu we. Ako urumva. Tuza uzabaze wa mugabo utera hirya y'iwanjye. Ibintu namukoreye iyo nyambaye amafaranga. Numva rero mubwira akazi kangu bagakora neza. Urumva wawe wa mugabo. Ngiye nakoze misiyo nyinshi nta hantu hose buri muntu wese banuza bose bampa akazi babashyira haraguru akazi ndagakora amafaranga ndayakorera nagurishije ibibanza nagiye mfata amafaranga ariko ubu busumpaye wowe ubu ngubu nanagusubiza n'akazi nkagakorera ubuntu niho ushaka uvuga ngo nakurya ubu nagazi bwa ubu amafaranga ari make akashapeti wowe reka nkubwira David ngiye niba utananze ngiye rutikanga uzagenda ubazina hanga muri quartier yacu yose nta muntu utaza warabufata ubufaranga bw'amafuti we tuzuze ko n'ubu ngubu nagenda amafaranga yose wambwiye ngatanyago nuko ari duke ntago ari amafaranga ngiye nakoze misiyo zirenze uzabanza abantu banzi neza ubundi wowe ushaka kumenye vuba umenye vuba nabwo amafaranga mba mfite nkangango haye nko kwifashisha mu nzira ngenda akabazo mwe kwifashisha mu nzira nasuzi kanga none reka nkwereka ko ngiye mfite amafaranga arenze yawe tende ngugeze mu rugo nkwereka imizigo none magaze niba ushaka none nakuremera aya ntago kazavuga ngo mpaye akazi ngo nize kuvuga ngo twaza no kugira ngo Washa wa mugabo hagaranga umviriza ndakubarira wamuhimbiriwe urashaka iki umviriza ndakubwiriye wamuhimbiriwe ndakurahiye jewe umviriza je nayamena hasi amagise uri je no yamena hasi ubunyene ndakurahiye urambaza iki wowe umviriza rero ndakubarira umviriza iki umviriza ndakubarire wa mayibobo ese wambwiye urinde wowe umviriza sha ndakura umviriza ndakurasha umviriza je ndakura jewe nona kuri umviriza unyize ntakwica umve urambaza iki ubundi nkawe umve sha urashaka iki urashaka iki sha urashaka iki bigabo nkibi ubwira je nakureka none umviriza wa mayibobo ndagushota niba atakunkiza wowe kubita njyewe wanze ubona ko umviriza ndakwereka ura amafaranga yawe ura mu mafaranga yawe Jawuramo amafaranga yawe nikubosha kigaho ndashira nunakwana igenda mwana kingize ndakumene kingize siwa shankije kuri boss wanjye ndabonde ejo nakubisa abagabo 10 ndabavuna jewe iki kigabo kingize cyangwa ngiki jewe ndakumene wewe wakingije cyangwa ndakumene sinkuraho ma daki umviriza gareka amaguru twumvikana babara twumvikana gashuhewe gashuhe kamfatire gashuhe ejo wamugize mubambe ko nuzongera gashuhe ndamwica gashuhe wangije mubambe gashuhe mubambire yanwaye amafaranga yagutwe yanwaye amafaranga wamugisha ndamwica kuko uyu mugabo mubambe gashuhe jewe ndaguhemba mubambe umviriza mufate twumvikana jewe ndaguhemba umviriza ndagusubiza umviriza Gashu cyangwa cyica gashuwe none kubisa abagabo 10 bimeze nkawe wakiga bigabo bininda none genda yamena umviriza urama amafaranga nuya reka twumvikana urama amafaranga urayama amafaranga ndayamena ndaguha amafaranga ndayamena ndayamena umva mugabo ndayamena reka twumvikana umviriza ndagu okay reka magoko twumvikana ndaga yanga twumvikana wow ndagu njya amafaranga ndagu danungu wakivagundu ndagu nuno twamba ndagu reza amafaranga yawe wambwa reka twumvikana bakunkize reka twumvikana ndagu urayama pe ndagu
iyi ni buro nari ndondera ngare kukumvikana ubundi jewe nari uri kumbibaza gashuhe wakika ntunzi gashu ubundi igice cyaturutse uyu nta gakino nubwo wakure uranzi uraza navuye je ndamena uyu bose okay ibi byuma ye urama amafaranga ya uratanga umbirize uraya ndamuhereza gashu wasabiye imbabazi ndabape amafaranga ndayafite amafaranga yawe nayazanye hano ndayafite ndi kuyagenda muterura terura gashu haguruka gaterura ikivagundi toka wanditse kuko amafaranga yawe ndi buyaguhereza wa kigabo aya nini no kuri kwima umujinga mayibobo wakivagundi urama amafaranga yanjye